ntago ari bugaruke ndabona bayobye oya buretse byifashe biti ihangane gato tujye ku ruhande uvugisha nka radiyo y'abanyamakuru tujye ku ruhande bimeze bite yewe umuntu yagushiduka mbona mereje ibikapu umusaza muri mutwaza bari abangu bahita bafata ngo ndabyibye urumva nabo bwaravuga aremera ko ari we wabibye nyuma yo kugwereza ibikapu byari byifashe bite buretse gato ntago ari njyewe na nyine ubwite arabyemera no hari umusaza wicaye hariya tubonye imirwano itandukanye ahangaha byari byifashe bite byinshi ndetse bafashe ku bintu ibyo bikapu kandi ntabwo njyewe umusaza yarabimereje ngo nimo kandi barimo kuvuga ngo uri umujura abenshi barimo kukwita kuri umujura oya ntabwo ndi umujura yacuruza inkweto we wabibonye uyu mugabo n'umujura cyangwa ntabwo ari umujura uyu mugabo ni umujura ari kwiba ibintu bamufasha biteruye yabijyanye yari yabijyanye yari amaze kwiba ibiki amashakoshi yazitse yayajyanye yabigurukanye baramufata ndabona arimo gufungura igikapu reka wenda araza kutwereka n'ubundi wasanga ari byo yibyo reka tubanze turi inkweto dore reba iyi ni jaketi yanjye yo kwambara aya ni amarasi dore aya ni amatapi y'inkweto ariko umugabo ndabona bamubeshyera rwose acuruza inkweto uno mugabo acuruza inkweto kabisa ntabwo ari umujura ibikapu se ibikapu nimubona nanjye nikoreye ibikapu nanjye muzavuga ko ari ibyanyu hano inyuma ku nkokora ndabona wakomeretse ndagira ngo wereke abantu badukurikira no ku Mutako TV hano inyuma wakomeretse iki gisebe gitewe n'iki iki gisebe gitewe ku muhanda niho kubaho ubusobanuro bufatika mwarimu urimo gupfa iki n'abo bantu banyemezaga ko nabibye ibikapu kandi ntabyo natwaye mwarimu urimo gupfa iki n'abo bantu byore byarangiye kuko n'uyu mupapa tubwiye yuko utari umujura urumva nakoresheje dayi ariko oya ubujura se no ntabwo ari ibinyurane ariko ngo kudahura twebwe noneho dushaka kuyigura twebwe dushaka kuyigura kandi nshaka kugura inkweto imwe n'izazo ziba zihari kubera ko ntabwo bitwarana gutya noneho urabanza ugacuruza rumwe urundi ukazakomeza kubera ko mu muhanda batwambura kubera ko mu muhanda batwambura rumwe rumwe bagasigarana urundi sibyo tubona ari za nkweto ziba zarasuyemo zaratewe irange runaka ahangaha izi nkweto kandi urabona ko zahindura ibibara ibi ngibi bishatse kuvuga iki nkoresha dayi kugira ngo inkweto mbashe kujya gute ko iyi sura y'abantu bishimiye umukara muvanga dore izihe nako ziri amareto none cyakiyi kugura nase uko nabibaye baze yingera ajya kwihiga he wari umaze kutubwira itone gatoya reka tubanze tumubaze wari umaze kutubwira ngo iyo ubuyobozi bubafashe yewe umuntu ndi kuntu mubibona wese twumve ku mutima wawe ntabwo uno muntu ari umujura nta mujura ugira ubwoba wari umaze kutubwira itone gato wari umaze kutubwira ngo iyo ubuyobozi bubafashe inkweto hari ukuntu mwagiye muzibika mu buryo bwo mu muhanda cyangwa se inondo ry'isuku hari uburyo inkweto mwagiye muzibika mu buryo butandukanye iyi ngiyi turabona na adidasi none iyi ngiyi ni kuco babishizemo hano kandi nere ko mukiriya zindi zazo ufite yashimye iragenda ngazana iyayo of course bibaho uyu ni Umutako TV ahangaha turi i Nyabugogo ku Muteremuko ni ahantu umugabo yarakurikiranweho ikibazo cyo kuba akekwaho ubujura cyangwa se kwiba ibikapu ahangaha rero turi urabona yuko ibintu bitoroshye ariko biraza kugenda neza cyane reka tubashe kumenya ngo ahangaha byifashe bite none aya marase yose ashatse kuvuga iki aya marase ngenda nyagura mu ibaro aya ni caguwa nagare magazi aya matapi y'inkweto nayo ngenda nyambika izindi nkweto nazibonye turabona hano wakomeretse ahangaha ukomeretse bigenze bite hano ku kirenge barimo bangurubana bavuga ngo bagiye kunjyana ku kagari njyewe nkabasobanurira na nyir'ubwite we sinzi naho agiye sinzi bamuretse akagenda nyir'ubwite twabasha kumubona kugira tugire icyo twamubara sinzi niba ari hariya dufashe uzane igikapu cyawe tuvugane
nyir'ubwite ninde nyiri inkweto ninde okay ntacyo niba utabishaka turaza kubaza uyu nguyu kugira tubashe kurenganura umuntu gwina hano tuvugane gato gwina hano tuvugane gwino gato eto gwina hano gato tuvugane bari bamaze kuvuga ko uri umujura bari kunyita umujura ariko ntabwo njyana neza abita ko ari ba nyir'ubwite kuri icyo kibazo kibaye banze kutuvugisha kuri kamera niyo mpamvu baturenganyaga rwose sinzi impamvu ubu nabo ubwabo batahagera ngo basobanure uko byagenze hari abantu badukurikiye hari ibintu byinshi birimo kugenda biba cyangwa ibintu bigenda bigaragara ugasanga bamwe barimo kurengana abandi no kurenganurwa ugasanga ni ibintu bitarimo kugenda bigenda neza nkatwe rero tuba turimo kuvugira benshi cyane batari ahangaha cyangwa se benshi cyane baba badukurikiye nk'ahangaha ndagira ngo ugire ikintu wenda ubwira abantu badukurikiye ese koko uri umujura cyangwa ntabwo uri umujura ntabwo ndi umujura hariya hari abamama benshi cyane bazi ko ncuruza inkweto twanagezeyo babikwibwirira benshi cyane rwose abantu babiri bagutangira ubuhamya by'uko wowe utari umujura barahari twageramo hariya muri hano ndahabona umuntu waryamye uyu muntu yazize iki niwe bavuga ngo twari turi kumwe uriya wenda ku buhanga bw'ibyuma mudufashe uriya mwaye muri kumwe niwe bari kuvuga ngo yabimpaye kandi njyewe uriya se ubwe amagambo yabwiye nyir'ubwite arahari sibyo gusa usibye ko abantu bashaka kugorana ngo bagaragaze ko bibwe cyangwa ngo mbere yuko bagufata uriya muntu tumubonye aryamye ese bagufasha uriya muntu yagendaga cyangwa se yararimo kuvuga yewe bamuzanye kuri y'abakurubana urumva arababwira ati uwo muntu ndamubwira ndi gira gutya ntwaza urumva uriya niwe wari ugutwaje uryamye hari uriya yaramereje nti wewe umfashije noneho uriya musore nyir'ubwite sinzi ahantu agiye numva arafashe ako kanya wazana hano batanya gukubita reba sinzi ikintu bangubise hano ari igiki urumva yarakoze ngo yaramuhereje nawe arabyemera wari uhereje undi ni iki amuhereje iki izo boro yaramuhaye buriya ni izihe boro amuhaye yaramaze kutwereka harimo inkweto z'ibinyurana ariko ntabwo twamenya izi nkweto ubwo barakorana byanze kuza ubwo barakorana uriya uryamye yaramaze guhereza uyu nguyu igikapu nibyo uyu se musanzwe mumuzi nk'umuntu ucuruza inkweto hano ku Mutene mu Nyabugogo ntaho muzi uramuzi uyu mugabo ngewe kintu wenda nabona ko uyu mugabo kereka abashije kwerekana inkweto imwe ihuye n'izi nibwo yagaragara ko atari umujura niyerekana inkweto imwe araba atari umujura hari umunsi nagera hari iwawe nzanye inkweto ariko ntabwo mfite gihamya yuko zino nkweto zigurisha kandi ari ibinyuranye ubujura nuko urakoze cyane ibyo ntibihagije icyo twifuza wenda kubwira abantu badukurikiye nk'Umutako TV twebwe tuba turimo gukrosinga hari birimo kubera mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara abantu bakibaza ngo nago abantu bashobora kubikurikirana cyangwa se ngo bibashe kugera as public cyangwa buri muntu wese abashe kumenya ko ibintu biba byifashe natwe tumaje kubabona ahangaha induru turazibonye niyo mpamvu duteye kamera nk'abanyamakuru kugira tubashe kubageraho tubashe kumenya ukuntu ibintu byifashe uyu mugabo arimo kutubwira ko atari umujura kandi inkweto ze urabona ko ari ibinyurane izi ngizi arimo gucuruza ngira ngo mwabibonye hari umugabo uryamye nifuzaga rero kumenya ikintu kimwe ba nyir'ubwite banze kutuvugisha kuri kamera ariko nagira ngo basi uyu mugabo niba ko ari umunyakuri atwereke basi muri izi nkweto niba bishoboka ko ari umucuruzi atwereke ibindi binyurane bya byantu biri urabyumva gute nyine nayerekana araba ari umucuruzi urabyumva gute ndumva yaba ari umujura nayerekana inkweto imwe ego singizi hano gazo aho ukaranda hazi biga kino gikapu sibyo n'izi nkweto zifate nzani iriya ya Adidas icyo abaturage bifuza barifuza kumenya izi nkweto ufite zitandukanye n'imiguru ibiri reka nzani yayo sibyo reka nzani yayo gazo jana bizibike wenda kuze na madama wawe haza kanzimubaza uyu nawe agiye kukubikira byaba bibaye nk'uko mufatikanyije n'umudamu hari dore ni hariya hepfo
ntabwo mwamufatanyije icyaha oya hari uryamye hari umaze kuguhereza igikapu uriya umaze kuguha igikapu bavuze ko mufatikanyije rero turifuza kugira ibi bintu byose iyo bimaze kugera kuri kamera tuba tugira tubanze duhereze abaturage uhuye n'izi ngizi bigaragare ko urenganutse ikibazo kiri aho uhuye n'umukiriya yishaka wamubwira ngo uretse ngo ntegereza ngo nze kukurebera indi ni iki iki ni ikibazo ntabwo ibi ngibi biba birimo bimacinga hari ubundi buryo ni ukuvuga ngo aba bantu hari ukuntu hari abantu bitwa nk'abatatsi akagenda akajya uyu ni Umutako TV ahangaha turi Nyabugogo ku Muteremuko habereye ikibazo kidasanzwe kandi kiri buze gukemuka neza cyane umugabo afashwe arimo gukurwa mu muhanda abantu benshi bamukurikiye cyane ariko uyu mugari kuva ati ngewe ncuruza inkweto gusa mu nkweto tumusanga dusanze muri izi nkweto zose zidahuje amabara cyangwa se marke imwe wari umaze kutubwira ati nk'abazunguzayi hari ukuntu usanga barimo gucuruza ariko ugasanga inkweto bacuruza ahandi bazibitse ariko uyu nguyu arimo kuvuga ati se niba arimo gucuruza kuki agiye kujya kure cyane abandi batubwira ati uriya wari uryamye hariya niwe umuhaye igikapu abandi bari kutubwira ati twe ntabwo tumubikira igikapu twadufatanyije icyaha wowe ibi bintu wabivugaho iki nk'uyu mugabo ufatiwe hano mu muhanda arimo gucuruza inkweto kandi zidahuje marke ngewe murakoze ngewe nkurikije ukuntu mbibona nk'umuntu mukuru hari ukuntu abazunguzayi cyangwa se baba bafite abacuruzi uriya mugabo ntabwo ari bugaruke ndabona bayobye tubanze turebe yego boss hari ukuntu nyine abazunguzayi baba bafite abakire bakorana nabo noneho akagenda akamuha sampo avuga ati we genda uzunguze nubona umukiriya uze nguhe urundi ubu byashoboka nyine ko uyu mugabo yari afite sampo mu nzira izi nkweto ko tumaze kubona ko ziteye irindi range zitari zo zavanye mu ruganda ariko iyo unarebye nabi wamugani baranagutuburira iyo urebye nabi baragutubura nose kujya kubona uriya mugabo asizeho yabasha kwereka abaturage barangaha izi nkweto uko zimeze niwe yari amaze gusigaho twereke ukuntu izi nkweto zimeze kuko ndabona batangiye kuzitera bari bamaze kuzitera irindi range nshaka kubabwira izi nkweto ntabwo arizo bamufatanye ibikapu nibyo yibye izi nkweto ni agahezo ko kugira ngo yerekane ko arimo gucuruza ibikapu nibyo bamufatanye izi nkweto rero nta burenganzira mfite bwo kuzereka abantu ko ngise njye hagatanga nk'abantu badukurikiye ku Mutako TV kuko ibi ngibi bibaye ni mu kanya gato cyane nyuma y'akanya katarambiranye muraza kubisanga kandi muraza kubibona niye nama ushobora gutanga ku bantu bakurikiye Umutako TV cyangwa se nk'abantu bacuruza ibyo bikapu nk'abo bashobora kuba bakiba ibikapu nk'abo bashobora kuba bakora akazi k'ubujura kandi ugasanga bitwaje akandi kazi atari ko bitirirwa inama watanganiye inama natanga nuko bakura amaboko mu mufuka bagashaka akazi bagakora umuntu afite amaboko n'amaguru yasabye akazi yakabura vuga ngo aragenda acuruza inkweto y'ikinyurane banamufata bamukorobora reba acitse amanda abaramuhondaguye ahantu hose iyo abatibye bari kumugira biriya niba atibye yari kugenda mu buyobozi agasobanura ikibazo cyiwe batagombye kumukurubana bamurikuye kubera yuko yigize umusazi amaze kutubwira ko ari wowe yizeye kandi asigiye ibi bintu muziranye mu beburi ntabwo nyizeye nuko azi ko aho ntabwo mwamufata ntabwo ariyo mwamufatikanyije ibyo byo kwiba ibikapu oya nuko azi ko ncururiza hariya ntabwo ndi umujura hano wenda hari abandi bantu benshi b'abaturage inama watanga kuko uyu mugabo amufatanye inkweto z'ibinyurane kandi ngo yibye ibikapu inama watanga ku rubyiruko rw'igihugu cyacu rukurikiye Umutako TV ni iyihe ndabona atabaca inama watanga ku rubyiruko rukurikiye Umutako TV ni iyihe kuko bamaze kumufatana inkweto z'ibinyurane kandi ngo yamaze kwiba ibikapu inama watanga ni iyihe n'Umutako TV inama natanga nagira urubyiruko ni uko bakura amaboko mu mufuka bagakora ibyo gukora ni byinshi bakiteza imbere kuko ibi ngibi kutuvuga ngo ngacuruza inkweto ubona inkweto ari ibinyurane ntabwo ibi ngibi bisobanuye yuko ibyo twabyemera kandi koko nk'uko akara ngo si umujura ubuyobozi burahari dufite demokarasi dufite umutekano inzego zirubakitse mu mudugudu mu kagari kugera ku rwego rw'igihugu dufite n'ubuyobozi bwiza yakagombye kugera bati njyewe ndarengana abantu barambeshye ngo ndi igisambo
kandi ntari icyo akerekana ko atari igisambo akarenganurwa. Ahangaha turi tuba tuvugira abagenzi bacu wenda badahari, ngira ngo umaze kubibona kandi bimaze kugaragara yuko uriya mugabo ukekwaho ko yibye ibikapu akabeshesha izi nkweto z'ibinyurane, ndetse ngira ngo mugenzi bafatikanya iyo gahunda yo kuba yaba ari umujura cyangwa se akekwaho ubujura. Uyu mugenzi we asigiye ibi bikoresho bye, ari uyu nguyu uvuze ati ntabwo nakerekana inkweto kuri kamera cyangwa se kwitangazamakuru, kandi akaba bimusigiye, kandi n'uri akaba yemeye yuko yasigarana ibikoresho bya mugenzi we. Hagati aho ngaho uyu mugabo ukekwaho ubujura cyangwa se usize ibikoresho bye ahangaha, nta kintu ashobora kuba arimo gupanga n'uriya kugira bazengereze abaturage bangaha ku muteremuko badoda ibikapu ndetse n'ubucuruzi bwinshi bugiye butandukanye. Ikigaragara cyo ntabwo twebwe turi abantu, ntabwo tubasha kureba mu mutima, ariko kuba yamaze kuvuga ko baziranye, tugiye no mu nzego cyangwa tusesenguye neza, iyo umuntu muziranye muziranye kuri byinshi. Nuhura n'umuntu ari kurwana akavuga turiya muntu turaziranye cyangwa twarakora, baziranye ukuntu kumenyana biratandukanye. Bashobora kuba baziranye muri aka kazi kabo cyangwa ari ukumenyana mu muhanda gutyo, ntabwo nabihagararaho ngo mushinge ngo baraziranye mu bujura. Icyo nicyo numva namubwira, ahubwo nawe babaye ari ubujura baziranyeho namuha inama y'uko nawe yabivamo, kuko ibibaye kuri mugenzi we ejo bundi akazibona ku Mutako TV cyangwa ku yindi televiziyo, ntabwo buriya bishimishije nk'umwana w'umunyarwanda, nk'abantu tuba duhabwa inama n'abayobozi batuyobora baturu. Hari ukuri ufite abantu nk'aba babagaho kera, mbere imyaka ishize babagaho bakaza gutura umuntu akamara inkweto z'ibinyurane bakigendera, ariko muri iyi minsi nanze ko bari baracize kubera ko igihe tugezemo ni cy'iterambere, kamera zabaye nyinshi, leta yakoze ibishoboka byose kugira ngo ice ubusambo. Ntabwo bakabaye nk'ubu ngubu bakiriho, mbere ho babagaho pe tubazi, ariko nk'ubu ntabwo nanze ko njye bakiriho kabisa. Ngenda bazi ko n'ubundi babagaho na mbere hose babagaho, ariko bakabaye baracitse. Ariko mpamvu bakiriho nimba yagaragaye mu muhanda, njye nacyo navuga nkwigendera nk'umuntu w'umugenzi uri kwigendera. Ba nyir'ubwite abari bibwe banze kwiyerekana kuri kamera. Ni ahangaha ngira ngo twasoreza wenda kuri aya makuru make dufite. Gusa indi nama nabasigira nk'abaturage cyangwa se abantu baba bari muri gahunda zitandukanye, baba mugomba kwitabaza ubuyobozi bw'ibanze. Gusa ndumva icyiza cyangwa se icya mbere cyimbitse, ariko mu gihe habaye ikibazo nk'iki ngiki muba mugomba kwitabaza ubuyobozi, kuko natwe turi hano twigendera kandi turi mu kazi. Kuko nk'uko mwagendaga nanjye niko nagendaga, twebwe tugenda dukorera mu mpande. Ariko uyu mugabo ashobora kuba afite ikintu apanga n'uriya usize ibi bikoresho. Uyu mugabo ikigaragara cyo baraziranye kuko umuntu ntabwo yakwizera, ntabwo twahura ngo nsigiye ino kamera ino mikoro ya TV utanze. Ubu ntabwo twahura mu muhanda ngo ati enda cameraman sigara unkamerera utanze utazana undi uri bunkure. Ni ukuvuga ngo kuba umuntu yemera akagusigira boro ziwe nk'izi ngizi. Uyu ni Umutako TV, reka tugushimire. Ahangaha twari turi ni i Nyabugogo, uzamutse gatoya ujya ku Muhima, ahantu bakunda kwita ku muteremuko.